byari byakubaho kujya kubwira umuntu nk'inkuru yo muri Bibiliya yarangiza akakubwira ati reka izo ni inkuru gusa ntabwo byabayeho? Ese wabyakira gute nkubwiye ko hari ibimenyetso bigaragaza neza ko ibyo tubona nk'inkuru muri Bibiliya byose byabayeho akantu ku kandi? Tuguhaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 bishimangira ko inkuru tubona muri Bibiliya by'umwihariko isezerano rya kera byose ari ukuri. Nta gutinda rero, reka tubyinjiremo n'ikintu cya mbere. Inkuru y'Abisiraheli bambuka inyanja. Iyi ni inkuru tubona mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cyo Kuva ibice 14. Ariko hari abantu bamwe bashobora gutekereza ko iyi ngiyi ari inkuru gusa itigeze ibaho. Bakavuga ati izo nkuru zo kuvuga ngo Abisiraheli barambuka inyanja bigacikamo kabiri, bakavuga ati no, iyo ni inkuru zo kubeshya abana, ni nk'imigani. Ariko dufite ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu byabayeho atari inkuru gusa nk'uko bamwe baba babitekereza. Niba nawe utekereza ko ari inkuru, banza urebe iyi video. Near Nuweiba Beach in the Red Sea, explorer Ron Wyatt reported an extraordinary discovery of coral hafi encrusted y'inyanja shapes itukura, resembling ancient abavumbuzi mu Egyptian bisigaratongo chariot wheels scattered bagaragaje across ko the seabed. These havumbuwe formations included ibintu wheels, bidasanzwe, axles, aho and babonye believed to be human amaringi horse y'amagare wheels yo mu preserved in bwami coral bwa for over kera bwa Egiputa 3,500 years. byari The wheel mu ndiba designs featuring z'inyanja. 4, 6, Mu and byo 8 babonye spokes harimo aligned with amaringi Egypt's y'amagare, 18th dynasty. amacumu They are y'intambara traditionally linked ndetse to Moses and n'amagufa the Exodus. This y'amafarashi. strikingly mirrors Exodus chapter 14, where Pharaoh's chariots pursued the Israelites before. Nk'uko ubyiboneye mu makuru, ubushakashatsi bugaragaza neza ko muri iyi nyanja yitwa Red Sea cyangwa se inyanja itukura havumbuwemo ibintu bidasanzwe. Ndetse ibyo bintu bagiye kubipima, ubwo ni ukuvuga amaringi y'amagare, amagufa y'amafarashi n'ibindi bintu birimo amacumu n'ibindi bikoresho by'intambara. Mu kujya kubipima basanze neza ibyo bintu bigwa mu gihe cy'aba Mose, kuko basanze ibyo bikoresho bimaze imyaka irenga 3,500, ndetse kandi babisanga neza mu nyanja itukura nk'uko tubibona muri Bibiliya. Mu yandi magambo, inkuru y'Abisiraheli bambuka inyanja ni ibintu byabayeho. Ikimenyetso cya kabiri, inkuru ya Mukaroti ahinduka inkingi y'umunyu. Iyi ni inkuru tubona mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19. Ariko abantu bakavuga ati ni gute se Imana yarimbuye Sodomu hatwikishije umuriro, ngo hanyuma umuntu witwa Mukaroti ngo arahindukira, ngo ahita ahinduka inkingi y'umunyu? Well, hari benshi batekereza ko iyi yaba ari inkuru. Niba nawe uri umwe muri abo, nagiye ubanza urebe iyi video. Near the southeastern shore of the Dead Sea, a haunting natural column known as the Pillar of Salt stands on Hafi Mount Sinai. y'inkombe za Many Dead believe Sea this hagaragara formation to be the ibuye very karemano figure. Near the ryitwa southeastern shore of the inkingi Dead y'umunyu. Sea, a haunting Rihagaze ku natural musozi column known as the wa Pillar of Sodomu. Salt stands on Abashakashatsi Mount Sinai. bagaragaza ko ari Many believe this Mukaroti formation uboneka to mu be the gitabo very figure of cy'Itangiriro Lot's ibice wife, 19 who, according to umurongo wa Genesis chapter 26, 19, verse 26, wakebutse akareba looked back inyuma at the aho burning Isodomu cities of Sodom n'Igomora and Gomorrah hashyaga and was turned into a pillar agahinduka of salt, inkingi rising y'umunyu. hundreds of feet high. Ni The ibuye riri formation's hejuru ku eerie, musozi human-like riri shape mu has long ishusho stirred faith y'umuntu. enthusiasts attribute the structure to the erosion of salt deposits. Nk'uko mwabyiboneye muri iyi video, aya ni amakuru ndetse n'abashakashatsi babyigaragariza ko hano i Sodomu bahabonye igishushanyo cy'inkingi y'umunyu. Hari abantu bashobora gutekereza ko wenda ibi ari ibintu byakozwe kugira wenda bakurure ba mukerarugendo cyangwa se n'izindi mpamvu zaba zitandukanye. Ariko ibi bintu wabyakira gute nkubwiye ko hari n'abanyamateka babayeho mu kinyejana cya mbere? Ubwo turavuga umushakashatsi witwa Josephus. Uyu nguyu yari umwanditsi w'umunyamateka, nawe yabyanditseho ashimangira ko mu gihe yari ariho iryo buye rya Mukaroti ryari rihari, ndetse nawe ashimangira ko bigaragara neza ko ari ibyabaye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19 igihe Sodomu hashyaga, Mukaroti akareba inyuma. Niba nawe watekerezaga ko izi ari inkuru, nagiye nkwereke ko ibi ni ibintu bya nyabyo bifata Bibiliya bikayizana mu mubiri, ndetse bikagaragara ko no muri iki gihe Bibiliya ari ukuri atari inkuru nk'uko bamwe baba bitekereza. Ikintu cya gatatu,
inkuge ya Nowa. Hari abantu batari bake bashobora kuba batekereza ko iriya nkuru tubona mu itangiriro ibice 7 mu gitabo cya Bibiliya, bakaba batekereza ko wenda iriya ari inkuru gusa, ari ibintu bitabayeho. Well, niba nawe uri umwe muri abo, nagira ngo ubanze urebe iyi video. Researchers in Turkey now claim they found indisputable evidence that the story of Noah's Ark. Abashakashatsi muri Turukiya babonye ikimenyetso simusiga cy'uko inkuru ya Nowa muri Bibiliya atari inkuru mpimbano. Hejuru y'imisozi ya Ararat muri Turukiya hari ikintu kiremye nk'ubwato cyiswe Durupnar, gifite uburebure buhwanye neza n'inkuge ya Nowa igaragara muri Bibiliya itangiriro ibice 6. Mu butaka bwaho basanzemo ibisigaratongo bya kera bishimangira ko ako gace kigezwe kwiremamo amazi mu myaka myinshi yashize, bigahura neza neza n'inkuru y'umwuzure iboneka muri Bibiliya. Nta kintu narenza kuri iyi nkuru, ariko aya mafoto bakoresha bagaragaza ahantu yafashwe mu mwaka w'1959, yafashwe n'umusirikare wa NATO. Uwo ni umugabo witwa Ian Dupnan. Uyu mugabo yari ari muri misiyo yo gukora amakarita, ni ibyitwa mapping. Muri uko kwikorera amakarita agenda afata amafoto, niho yaje gufata iyo foto idasanzwe. Bigeze mu mwaka w'1989 nibwo leta ya Turukiya yaje kwemeza neza ko kuko ibyo abashakashatsi bamaze igihe bakoranya, baje kwemeza neza ko ariho inkuge ya Nowa yari ihagaze. Nyuma y'ubushakashatsi bwinshi bwimbitse, bigeze mu mwaka w'1989 nibwo leta ya Turukiya yaje kwemeza neza ko aho hantu hakwiye kugirwa ahantu nyaburanga nk'ahantu inkuge ya Nowa yahagarariye nyuma y'umwuzure. Bagiye bashingira ku bintu byinshi byagiye bigarukaho muri iyo video twagiye tukubwira. Basanze icyo gishushanyo kiri ku ifoto gihura neza mu bipimo n'ibipimo Imana yari yamuhaye, tubona mu gitabo cy'itangiriro ibice 6 umurongo wa 15. Ndetse kandi aho hantu basanze icyo kintu hahura neza n'ahantu Bibiliya yagaragaje ko inkuge ya Nowa yagombaga guhagarara. Aho ni mu misozi ya Ararat. Ibyo tubibona mu gitabo cy'itangiriro ibice 8 umurongo wa 4. N'ibindi bintu byinshi bagiye bashingiraho, bagiye basanga hafi y'aho hantu nk'ahantu bitekerezwa ko Nowa yatambiye Imana ibitambo, kuko byari ibintu byari mu muco wabo. Ndetse bagenda babona n'ahandi hantu Nowa yagiye yandika ku mabuye, n'ibindi bintu byinshi bitekerezwa ko aho hantu koko ariho ubuzima bwongeye gutangirira nyuma y'umwuzure. Ibyo bikagaragaza neza ko inkuru tubona muri Bibiliya, by'umwihariko isezerano rya kera, ntabwo ari inkuru gusa, ahubwo ni ibintu byabayeho. Yandi magambo, Bibiliya ni ukuri 100%. Ikintu cya 4, Hezekiya's Tunnel, cyangwa se ibikunze kwitwa ubuvumo bwa Hezekiya. Ubu ni ubuvumo bwavumbuwe mu mwaka w'1838. Ubu bukaba ari ubuvumo bwubatswe ku ngoma y'umwami Hezekiya ubwo yiteguraga igitero cy'Abasiriya, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Ingoma za Kabiri ibice 32 ku murongo wa 30. Aho tuhasanga amagambo agira ati: kandi Hezekiya uwo agomera isoko yo haruguru y'amazi y'Igihoni, arayaboneza ayamanura mu ruhande rw'izuba mu mudugudu wa Dawidi. Nuko Hezekiya ahirwa mu byo yakoraga byose. Ikintu gitangaje kuri ubu buvumo ni uburyo ahantu neza Bibiliya ivuga ko ubwo buvumo bwari buri, niho abashakashatsi baje kubusanga. Ikindi kandi mu gupima ibisigaratongo byo muri ubwo buvumo, baje gusanga ari ibisigaratongo byo mu kinyejana cya 8 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bivuze ngo iyo dupimye neza tugapima n'imyaka, dusanga neza bihura n'igihe aba Hezekiyeli bavugwa muri Bibiliya babereyeho. Ibi bigashimangira neza ko ibintu Bibiliya ivuga ari ukuri, atari inkuru gusa nk'uko abandi bantu baba babitekereza. Ikintu cya 5, Moabic Stone, cyangwa se ibuye ry'Abamowabu.
Iri ni ibuye ryavumbuwe mu mwaka w'1868, rikaba ari ibuye ripima hafi metero y'uburebure. Mu gukoresha archaeological testing machines cyangwa se imashini zabugenewe mu gupima ibisigaratongo, baje gusanga iri buye ryarabayeho mu mwaka wa 840 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Wenda icyo ntabwo gitangaje. Waba uzi ikintu gitangaje basanzemo? Basanzeho amagambo yanditswe n'umugabo witwa Mesha. Niyo mpamvu n'iri buye hari aho uzasanga baryita Mesha Stone. Iri buye baje kurisangaho amagambo agira ati: Omri was a king of Israel and oppressed Moab during many days. I will see my desire upon him and his house. Tugenekereje mu Kinyarwanda, ubona ko hano batangiye batubwira ko Omri yari umwami wa Israel, ndetse hagenda hakomezaho n'andi mateka y'uburyo yagirana ibibazo n'ayandi moko n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma y'uko ayo magambo cyangwa se n'izo nkuru nta handi hantu yabonekaga mu mateka, ikintu gitangaje ni uburyo iyi nkuru neza mu buryo bw'umwuzuro baje kuyisanga muri Bibiliya. Aho ni mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 16 uhereye ku murongo wa 21 ugakomeza nko kugera ku murongo wa 28 gutyo. Aho hatangira hatubwira uburyo Abisiraheli bacitsemo ibice, ndetse hagakomeza hatubwira n'uburyo Omri yaje kuba umwami wa Israel. Urumva ibi ni ibisigaratongo babonye ku mabuye byanditswe muri icyo gihe. Just in case haba hari umuntu utekereza ko ibiri muri Bibiliya ari inkuru gusa, iki cyaba ari ikindi kimenyetso kimubwira ati oya, ibintu biri muri Bibiliya ni ukuri 100% kandi ntabwo ari inkuru gusa zabayeho. Ikimenyetso cya gatandatu, Hitler's tablets. Tugenekereje mu Kinyarwanda bavuga ko ari amabuye y'Abaheti. Urumva hari abantu batekereza ko inkuru ziri muri Bibiliya ari ibintu wenda by'inkuru gusa, bakavuga ati se habaho nk'amoko ngo y'Abahivi, ngo Abaheti, ngo Abamowabu, bakavuga ati ibyo bintu ayo moko y'abantu ntabwo yigeze abaho. Well, wavuga ko atigeze abaho kugeza igihe wabonera ibi bimenyetso mu maso yawe. Mu mwaka w'1906 umugabo witwa Hugo Wickler yaje kuvumbura ibi bisate by'amabuye byanditseho amateka y'Abaheti. Ibi bisate yabivumbuye mu gace ko muri Turukiya, ahagaragara neza ko aho hantu ari naho koko Abaheti bari batuye. Si ibyo gusa kandi, kubera ko muri ako gace nyine nyirizina bahasanze ibisate by'amabuye birenga 10,000. Uzi ikintu cyari cyanditseho? Byose byari byanditseho amateka y'Abaheti n'intambara bagiye barwana. Icyo kikaba ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ibintu biri muri Bibiliya neza bihura n'amateka. Dore ko inkuru zabo nawe ushobora kuzisanga mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cya Yosuwa ibice 11 guhera nko ku murongo wa 3. Ubona ko Yosuwa yegeranyije amoko y'abantu benshi, harimo Abahivi, Abaheti, Abaki bose, nkuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko ayo moko y'abantu yabayeho. Well, iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko aya moko yabayeho, ndetse ibintu tubona muri Bibiliya atari inkuru gusa nkuko benshi baba babitekereza, ahubwo ari ukuri ndetse byabayeho. Ikimenyetso cya karindwi, Menefta Stele. Iri ni ibuye ryavumbuwe, ni ibuye ripima hafi metero 3, ryavumbuwe n'umugabo witwa Phineas Petrie. Iri buye akaba yararivumbuye muri Egiputa, aho ni mu mwaka w'1896. Iri nanone ni ibuye ushobora nawe gusanga mu nzu ndangamurage ya Egiputa, kuko ibintu tukubwira ni ibintu biriho nawe ushobora gushaka kuri murandasi ukaba wabyibona. Iri buye rero nyuma y'uko uyu mugabo yaramaze kurivumbura, yaje kurishyira abantu bapima ibisigaratongo ngo barebe iri buye ryabayeho ryari. Waba uzi ikintu baje kubona? Baje gusanga iri buye ryarabayeho hagati y'umwaka w'1205 ndetse n'umwaka w'1210 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ibyo bigenda neza bigahura
n'igihe Bibiliya itubwira ko ibintu byanditse kuri aya mabuye byabayeho muri icyo gihe nk'icyo Bibiliya nyine itubwira. Uti ni biki basanze kuri iri buye? Iri buye baje gusangaho ikintu gitangaje cyane, kuko basanzeho amateka menshi agaragaza intambara Abayisiraheli bagiye barwana, ndetse bagiye bagaragaza n'uduce nyirizina bagiye bazirwaniramo, aho bagiye bagaragaza izo barwaniye i Kanani, bagiye bagaragaza ahantu bagiye bazirwanira, bagenda banagaragaza ndetse n'abami b'icyo gihe cyangwa se abatware b'icyo gihe uburyo bitwaga ba Ramsesi. Ni ibintu bagiye babona mu mateka bigenda byuzuzanya n'ibyo Bibiliya itubwira nyirizina, kuko hari n'abantu batekereza ko wenda ngo Isiraheli n'ubwoko bw'Imana baravuga ati oya izo ni inkuru gutya na gutya, ariko ibi amateka agaragaza ndetse n'ibisigaratongo bishimangira neza ko ibyo Bibiliya ivuga ari ukuri, atari inkuru gusa nk'uko benshi baba bitekereza. Ikimenyetso cya munani, Babylonian Chronicles. Ibi ni ibisate by'amabuye nawe ushobora gusanga mu nzu ndangamurage y'Abongereza cyangwa se British Museum. Ibi bikaba ari ibisate byavumbuwe n'umugabo witwa Donald Wiseman, akaba yarabivumbuye mu mwaka w'1956. Ibi bisate by'amabuye mu kubipima basanze byarabayeho mu mwaka wa 597 kugeza muri 598 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Amateka agaragara kuri ibi bisate by'amabuye agaragaza kurimbuka kwa Yerusalemu ku ngoma y'umwami Nebukadinezari wabayeho muri za 597 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo Nebukadinezari yateraga Yerusalemu ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Igitangaje ni uburyo ibi bintu by'amateka tubona kuri ibi bisigaratongo bihura neza n'ibyo tubona muri Bibiliya. Aho ni mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere. Ibyo bikagaragara neza ko ibintu biri muri Bibiliya birenze ko byaba ari inkuru gusa, ahubwo ari ibintu byabayeho. Ikimenyetso cya 9 kigaragaza ko ibintu biri muri Bibiliya koko byabayeho atari inkuru gusa ni ikintu cyitwa The Tyler Prism. Mu mwaka w'1830 umugabo witwa Robert Tyler yavumbuye akabumbano gafite uburebure bwa santimetero 30 kari kanditseho imirongo yo mu rurimi rw'Igiheburayo. Hariho imirongo irenga 500 yanditse mu rurimi rw'Igiheburayo. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyi mirongo yanditswe n'umwami Senakeribu hagati y'umwaka wa 681 na 704 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Uzi ikintu gitangaje? Iyo mirongo yari yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igiheburayo agaragaza uburyo umwami Senakeribu yatewe umujinya cyangwa se yatewe umutima mubi n'umwami Hezekiya. Ibyo bikagenda bikurura intambara hagati yabo. Hari nk'ahantu muri iyo mirongo myinshi yagiye yandika, harimo nk'ahantu yanditse amagambo agira As to Hezekiah the Jew, he didn't submit to my yoke. Aha tugenekereje mu Kinyarwanda, uyu mwami yari ari kuvuga uburyo Hezekiya yanze kumugandukira ngo yemere nyine atange igihugu wenda batarwanye batabigize ibintu by'intambara nyinshi. Yakomeje avuga amagambo menshi y'ibyo yaje gukora nyuma y'uko Hezekiya yari amaze kwinangira umutima cyangwa se yanze kumugandukira, aho yanditse amagambo nanone agira I laid siege to 46 of his strong cities, walled forts and to the countless small villages. Ni amagambo menshi yagiye yandika, ariko yavuze uburyo yahise atangira kwataka imijyi imwe n'imwe ikomeye y'uyu mugabo witwa Hezekiya. Waba uzi ikintu gitangaje? Ni uburyo ibi bintu neza turimo turabona muri aya mateka, inkuru yabyo mu buryo butomoye tuyisanga mu gitabo cya Bibiliya, nko mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 18 ndetse na 19. Nkaho ibyo bidahagije kandi, iyi ni inkuru nanone twongera gusanga mu ngoma za kabiri cyangwa se mu gitabo cy'ingoma za kabiri ibice 31. Ibi bikagaragaza neza ko ibintu dusoma muri Bibiliya
uretse kuba ari n'ibintu byabayeho ahubwo ni n'ibintu by'ukuri. Mu yandi magambo Bibiliya ni ukuri 100%. Ikimenyetso cya 10, Dead Sea Scrolls. Iyi ni imizingo yabonetse mu mwaka w'1947 ku nkombe cyangwa se hafi n'inyanja ya Dead Sea. Iyi nyanja bivugwa ko impamvu yitwa Dead Sea ari uko nta binyabuzima biba muri iyo nyanja. Hanyuma mbere yuko tuvuga byinshi kuri izi Dead Sea Scrolls, banza nawe urebe iyi video. Mu nzu ndangamurage ya Bibiliya hano Washington, abashyitsi babonye amahirwe y'imboneka rimwe yo guhura na bimwe mu bisigaratongo bidasanzwe mu mateka, Dead Sea Scrolls. Nk'uko mubashije namwe kubyibonera, izi Dead Sea Scrolls cyangwa se iyi mizingo yabonetse ku nkombe z'inyanja ya Dead Sea ni imizingo igaragara mu nzu ndangamurage ya Bibiliya i Washington. Ushobora kugira amatsiko nawe ukibaza ni ibiki bidasanzwe biri kuri iyi mizingo ya Dead Sea Scrolls. Iyi ni imizingo yabonetse mu mwaka w'1947 ahagana ku nkombe za Dead Sea. Ni nyuma y'uko icyo gihe hariho abana b'abashumba bari baragiye intama. Nyuma y'uko intama yabo yari izimiye, bashatse kuyikurikira ngo bamenye aho iyo ntama yaba igana. Mu kugenda bayishaka baje kugwa ku buvumo. Muri ubwo buvumo basangamo utujars cyangwa se utujage twari tubumbye mu ibumba. Muri utwo tujar baje gusangamo imizingo yo mu nyandiko za Giheburayo ya kera cyane. Nyuma y'uko iyo mizingo yaje kugera mu maboko y'abashakashatsi ndetse n'abapima ibisigaratongo, baje gusanga iyo mizingo yarabayeho mu myaka irenga 3,000. Iyo mizingo ni iki yari ije gukemura? Hariho abantu batekerezaga ko Bibiliya yabaye corrupted cyangwa se Bibiliya yaba yarataye umwimerere, bakavuga ati Bibiliya urumva ni abantu banditse nabo bahereza abandi n'abandi bahereza abandi. Baravuga ati Bibiliya yatakaje umwimerere. Ariko muri izi Dead Sea Scrolls baje gusanga ko ibintu birimo bihura neza n'ibyo dufite muri Bibiliya y'uyu munsi. Kuko muri izo Dead Sea Scrolls basanzemo imizingo ya kera cyane irimo inyandiko tubona muri Bibiliya. Ibyo byaje kuba the game changer, bishimangira ko uretse kuba ibintu tubona muri Bibiliya ari ukuri, ahubwo n'ibintu by'ibisigaratongo bigenda bigaragara, bishimangira ko ibintu biri muri Bibiliya atari inkuru gusa, ahubwo ari ibintu byabayeho ndetse byizewe 100%. Ushaka kumenya byinshi byisumbuyeho kuri Dead Sea Scrolls, kanda kuri iyi video ubona kuri screen yawe, ubundi tubonane mu yindi video.